ukora ibintu bitangaza kubwa Yesu Kristo umwana wacu amen. Jesus is ego kumana Amen. Amen, God. The earlier we realize this, the less. Sheri harakantu nashakaga kukubwira harahabi kwe tugiye kujya ariko mbabarire nunsebye Njyewe kanyota nguse akundi wa mugore ngenda sakuba ugira ubwenge uratekereza mbwira nambaye nabi ndasa nabi ninyariye ninereye reba umugabo nkanje ukuntu nambaye neza ngo ndaguseka ubaje utekereza neza mbata Sheri ibi bintu reka tubireke byegereje umutima bona byegereje umutima ushaka ko mbyegereze ibiha cyangwa ushaka ko mbyegereze ikiguru Sheri basi reka ngwino tugende tubyihorere uzongera kumbwira ibintu bibi nzagukuramo njyababyeyi ari njye nzagutera n'igipfuni ndagubwo busutwa mukuru dutomoke byo dutomoka n'ubundi we kugushaka kwaje sinzi ikibazo nagizemo gatoya urambabaza badutomoke bagana None se kanyo ubundi bimeze bite? bimeze neza muvandi Natwe turaho turashima Imana urumva rwose umugore wanjye ewana noneho yarasamye ntibiko twarabuze urubyaro se Imana yarabikoze ubu ngubu neza ni neza nta kibazo yo Imana ishimwe disi madamu yarasamye rwose Imana ndagushimye n'ukuri adasama yasama dore ubwanjye dore njye harabura ukwezi kumwe ngo nahukane birananiye wahukana se byagenze ufite umugore mwiza witonda ko nzi ko ntameze nk'abandi bagore habuze iki mumbarize uyu mugabo njyewe yaranyobeye wagira ngo abazimu b'isi yose baramwuriye bamugiyeho komana abagabo baragwiye yewe ahubwo rero mwashimye nanjye reka nshima umugore wanjye mureba nka njyewe iyo turyamye ni ukurara nsuragurika none rero bundi natashye nasinze ingegera irara inkubitagura none wumva ikirekezo ejo bundi nagiye kumva ngo nyina arashaka amafaranga ngo nimwe amafaranga hajya ubwo nanjye narashatse none se utayamuha se si nyoko bukwe ngomba kuyamuha agize ikibazo ugaheza umugore agatumika agashyira nyirabukwe agashyira nyoko bukwe ako rero murega mbabwire njyewe narongoye uyu mugore ntabwo narongoye mabukwe kanyota njyewe ngiye kwahukana karabaye ndigendera uyu sinamushobora si umugore n'umwanda nizere ko uri gutegera nyine bya bindi byawe nizere ko mutaje kudusura muje gushwanira hano Sheri ego komana uko niko abandi bitaba wagiye witaba ngo karame ibyo ni iwanyu we iwacu twebwe gakondo iwacu mu cyari iwacu twitaba ngo yi niyo gakondo yacu runaka yi nuko twitaba n'ubitindeho komana yanjye rero niba ufite umugabo n'abandi barabeshya muri bitinda wona ukwambereye ikirumbo n'abundi ni njyewe mugabo baranzi ariko ubundi igihe twahere tuvuga nimubibona za byeri mwatumije zirimo kagira imana muzanye byeri ninywere dore n'akazimano nizaniye kashize ese wa mugani kakandi twatumyeho katinzera ninde ari nzizanye kambasanije A few moments later. Niki ngukundira rero bijisho uri umuntu w'umugabo cyane ukunda kutwitaho ntabwo ugera umururumba y'amafaranga ari ukuntu mu ntambara ya shikaramu twabaga tuvuye ku rugamba tunaniwe
dufite icyaka cyatanu bo tugaze dufata ugasanga gufasha ibyo byera ugatifata ubwo ugiye kuyikubita ku munwa. I don't want peace. I want problems always. kavuga ati yibyere urumva imbezite. Jesus is Lord. Take it easy. Take it easy. Take it easy. nuko ugasanga umuntu aravuze ati se uyu muntu kanywa byeri arayinywa nk'amazi. nibyo bintu twe twarize experience. Kandi rero ibintu by'inzoga nibyo niberamo nzikunda ko rero buriya yo hari ukuntu byari uyikaraga uburyo uvuga ati abo nk'ubu yameneka nyigize gutya byeri we byeri ramenetse we ewa kabisa nimba hari ikintu udakwiye gupfusha ubusa mu buzima ni byeri. ese kanyo ko mbona byari umugore uyimaze kandi ufite iyawe. reka da ubundi rero iby'umugore nibyo by'umugabo. yari yambwiye ati nuhagera uzajya ugenda unywawe nta kibazo kuko we nagakunda inzoga. usanga ahubwo usanga we nyine yinywera ibintu by'imitobe ntabwo abo byo nyine babi kubyumva. ese sheri ko araherutse uvuga ugiye kubazanira ibiryo genda ubazanira ibiryo bagire ikibazo. Ambashi. ubwo gahunda ni ukurya. iyo mugiye kurya ntabwo musenga. kandi koko mana yanjye dore ubu tugiye kurya dusengera ifunguro rwose duhaye tugiye kurirya kandi ryeze uriho umugisha. mana rero hari akandi kantu nibutse ejo bundi watugiriye neza. mana wibuke ibyo wakoreye abisiraheli. mana wibuke ibyo wakoreye besitayida. wibuke ibibi. I want problems always. ibintu byose wadukoreye turagushimye turaguhimbaze. ariko mana hari akantu nibutse gato wankoreye ejo bundi ubwo nagendaga mu muhanda wankoreye ibitangaza. data rero urakoze kubw'ifunguro duhaye reka turifungure kandi data rero urakoze kubw'ifunguro duhaye reka turifungure kandi tugere mu mitima yacu no mu musokoro hose iri funguro rigeremo kubwa Yesu Kristo umwami Mana wacu. mana rero hari akandi kantu nibutse. This is what you want to use your life for us. I'm going to do man, you know, 16 years. Jesus. ejo bundi ubwo nagendaga mu muhanda wankoreye ibitangaza. mana rero hari akandi kantu nibutse ejo bundi watugiriye neza. mana wibuke ibyo wakoreye abisiraheli. mana wibuke ibyo wakoreye besitayida. wibuke ibibibuke twibuke ibintu byose wadukoreye turagushimye turaguhimbaze. ariko mana hari akantu nibutse gato wankoreye ejo bundi ubwo nagendaga mu muhanda wankoreye ibitangaza. mana wibuke ibyo wakoreye abisiraheli. mana wibuke ibyo wakoreye besitayida. wibuke ibibibuke twibuke Tangaza. kubwa Yesu Kristo umwami Mana wacu. amen. Jesus is. Ego kumana. amena God. The earlier we realize this, the less. nyine mureba nabi kako twari dusinziye turi gusenga ubwo Imana yabiriye.